Imurika nyafurika ry'icyayi na kawa riri kubera mu Rwanda aho rihurije hamwe abarenga igihumbi baturutse hirya no hino muri Afrika ryafunguwe ku mugaragaro kuri uyu wa kane. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr Teresphore Ndabamenye aravuga ko icyayi na kawa ari ibihingwa bifatiye runini ubukungu bw'u Rwanda ndetse iri murikagurisha riri kwigirwamo ko ababishoramo imari bakongerwa. Icyayi rero n'ikawa mu Rwanda rwacu bifite akamaro gakomeye, bizamura amadovize y'igihugu. Mwumvaga ko tuvuga ko ubwiza bw'ikawa y'u Rwanda ndetse n'icyayi cy'u Rwanda bituma ku isoko mpuzamahanga tubasha guhangana n'ikawa yo ku masoko yandi ndetse n'icyayi cyo ku masoko yandi, bikaba rero bituma abantu babiganira kugira ngo turebe hari imbogamizi, haba ari izijyanye na logistique nk'uko nabivuze, ari izijyanye no kongerera agaciro ibyo bihingwa cyangwa se izo produit, ndetse n'izijyanye no gushyiramo amafaranga, ibijyanye na investment. Intambara yo mu burasirazuba bwo hagati iri mu byakomye mu nkokora icyayi na kawa byoherezwaga mu bihugu bibarizwa muri ako gace. Minisitiri Ndabamenye avuga ko ibirebana no kwagura isoko ry'icyayi na kawa byoherezwa hanze y'u Rwanda nabyo biri kuganirwa muri iri murika mu guhangana n'ingaruka z'intambara. Hari ibyagiye bibatuzi muri intambara yo mu burasirazuba bwo hagati, ikagenda ituma amasoko amwe agira ingorane zijyanye n'ubucuruzi, ariko nyine nibyo baza kuganira, kugumya gutekereza birenze ibyo kugira ngo twagure amasoko ndetse tubashe no gucuruza ikawa nk'ikawa y'u Rwanda cyangwa se icyayi bituruke mu gihugu bibe byajya mu kindi, cyangwa ko iryo soko bitagombye guca mu nzira ndende. Uko binyura mu nzira ndende niko bihenda, ni nako bigorana kugira ngo bizagereyo. Icyo rero cyo kwagura amasoko, iyi nama iramara iminsi 2. Aba bantu bose bari hano harimo bafatanyabikorwa mu rwego rwa UN. Uko kwaguka kw'isoko by'umwihariko hanze y'u Rwanda ni nacyo abahinga bakanatunganya ikawa n'icyayi mu Rwanda biteze muri iri murika. Icyo twungukiramo mu imurikagurisha ryabaye nka gutya, twungukiramo abantu bagiye batandukanye, umenyana n'abantu bo mu bihugu bitandukanye, hakagira abashobora kuza bagakunda product yabo ukaba wanayigurisha ugakora export. Ijambo ryitungukiramo ngaha ni amakuru y'ijambere, ko amakuru ni ingenzi, cyane cyane amakuru ajyanye na isoko ry'ikawa ko rihagaze, y'icyayi n'ubundi. Icya kabiri ni kumenyana n'abantu dukora bimwe, abo mu cyayi bakamenyana, abo mu ikawa bakamenyana, kandi isoko kumenyana gusa, umwe akora iki namwigiraho, ndetse ibyo byose bikaza ku kindi kintu gikomeye cya gatatu, kwaguka kw'amasoko. Urabona nkatwe twaje dufite ibintu by'umwimerere, nk'uko rero twizeye ko abantu bakunda ibintu by'umwimerere, twiteze kubona abakiriya barenze kubo twari dufite. Nubwo twari tubafite, ariko dufite icyizere ko turi bubone abisumbuyeho. Ikawa n'icyayi ni ibihingwa bigira uruhare rukomeye mu kwinjiza amadovize mu Rwanda, guhanga imirimo ndetse no guteza imbere imibereho myiza n'ubukungu. Mu myaka 5 ishize gusa, ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere yoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB kigaragaza ko ikawa yinjirije u Rwanda amadolari y'Amerika asaga miliyoni 527, naho icyayi cyo cyinjiza miliyoni 533 z'amadolari y'Amerika. U Rwanda rufite intego ko mu 2029, ni ukuvuga mu mpera za gahunda ya kabiri yo kwihutisha ubukungu NST2, ikawa izaba yinjiriza igihugu miliyoni zisaga 115 z'amadolari y'Amerika ku mwaka, mu gihe icyayi cyo kizaba cyinjiza miliyoni zisaga 164 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Yasin Tuyishimire, Isango Star.